irabarinze, yongeye kubapfunyika, yongeye kubarinda. Nubwo inkota izabaho ariko irabapfunyitse, nubwo umuriro uzakana bamwe irabapfunyitse. Haleluya! Nubwo ibyago n'amakuba byaza irabapfunyitse. Dushimiye Imana y'amahoro, irimo irapfunyika abagabo n'abagore bayubaha, abasore n'abakobwa bayubaha. Kandi ndagira ngo mbibutse iri jambo, imyaka tumaze yaradupfunyitse. Uba warasaze, uba warapfuye nabi, uba warakoze ya mpanuka, uba warabaye uko abanzi batekereza, yarahabaye. Uba warashenye, yaragupfunyitse, yarirongera irapfunyika. Ibonye uyu mwaka rero nawe utoroshye, nubwo hari ibyaguhiza ikagupfunyika, ariko yongeye kureba muri uriya mwaka irabona bitoroshye. Abadayimoni na shitani bacuze izindi ngamba, irirahiye muri iri teraniro abagendana nayo yongeye kubapfunyika. Ukwa mbere urapfunyitse, ukwa kabiri urapfunyitse, ukwa gatatu iragupfunyitse, ukwa kane yongeye kugupfunyika, mu kwa gatanu urabupfunyitse, mu kwa karindwi urabupfunyitse, mu kwa munani urabupfunyitse, mu kwa cyenda, mu kwa cumi na kumwe, mu kwa cumi n'abiri. Akira gupfunyikwa n'Imana imbere y'abagome, imbere y'abarozi, imbere y'abapfumu, imbere y'abakurwanya, abatakwifuriza amahoro. Imana iragupfunyitse, igupfunyitse izanakugaburira, igupfunyitse ikurinze indwara, igupfunyitse ikurinze amahembe, igupfunyitse ikurinze gusumirwa n'amaboko y'abagome. Ntacyo uzaba, ntabwo uzamwara. Bibiliya iravuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma ngomera mu maso yanjye hakaba urutare. Akira gupfunyikwa n'Imana, akira gupfunyikwa n'Imana. Nubwo wajya mu isoko hari uburinzi, nubwo wajya gukora kure hari uburinzi, nubwo abanzi babirya inana ariko hari uburinzi. Imana yongeye kukwikomezaho. Umuririmbyi w'120 aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira, ni umukuru w'abatanu kandi yitwa Rukundo. Aravuga ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo amvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Abapfunyitswe n'Imana mufite umuvugizi. Statisitike y'isi barabarura, ntago bamenya aho utuye, n'ibibazo byawe ntibabimenya. Ariko mbabwire, uru rufatiro ni Kristo Yesu. Yesu niwe tubarwamo, kandi uwanditse amazina yacu ku mutima we azi n'ingorane zacu. Ntabwo arebera, arwana n'urugamba. Umva, nubwo batagusura, Yesu aza aho urara, aza abagome, aza batakwifuriza amahoro. Imana ntihabwa icyubahiro. Pawulo yaravuze ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana yacu ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Uru rufatiro ni Kristo Yesu. Nimo turi, nimo dutuye, nimo tugendera. Nimba Yesu adapfa, ntabwo tuzapfa gupfa. Nimba Yesu adasara, ntibazagusaza ngo bikunde. Nimba Yesu adakoreshwa impanuka bazazigerageza byange. Imana ntihabwa icyubahiro. Abari muri Yesu barashinganye. Haleluya! Ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 5, dusome umurongo wa 3 gusa. Aravuga ngo uzahakure muke, upfunyike mu binyita by'umwambaro wawe. Turareba igitabo cy'Ibyahishuwe 3, ku murongo wa 4.
Nabanga icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu nshamake nihuse. Ni ijambo rivuga gupfunyikwa n'Imana. Imana burya nayo ifite uburyo igipfunyika abantu bayo. Ubuzima busanzwe mukunda kubona abantu bakunda gupfunyika ibintu kugira ngo babirinde, cyane cyane nanone bigira kubo bigeraho bigifite umwimerere wabyo. Ntabwo baguha amata atari mu kintu, buriya ni uburyo bwo gupfunyika. Uzabona ko naho bayacuruza bari mu tubido, uzabona hari abari mu macupa ukuntu, buriya ni uburyo bwo gupfunyika. Nk'ibintu uruganda rw'Inyange rukora biba bipfunyitse. Uzabona hariho amakontineri, uzabona hariho amakarito, uzabona hariho amasashe n'ibindi. Ni uburyo bwo gupfunyika. Uzabona kontineri nini cyane, nujya kubona ubonemo ndani harimo ibintu bipanzemo gutyo, amakarito agiye agerekeranye, watobora ikarito ndani ugasangamo ukundi kuntu ibintu bifunze. Ni uburyo bwo gupfunyika ibintu kugira ngo bikomeze kugira umutekano. Amen. N'Imana rero nayo ijya idupfunyika. Nimba abantu babasha kurindira ibintu byabo umutekano gutyo, cyane cyane nk'ibintu biva hanze n'ibintu bikorerwa mu nganda, bakabipfunyika kugira ngo bitangirika, ababikeneye babibone bigifite isura. N'Imana nayo rero izi neza ko turi umutungo wayo. Imana nishimye. Nari mvuze ngo Imana izi ko turi abantu bayo yiremeye, ntabwo yatureka gutyo. Iri jambo gupfunyikwa n'Imana bivuga uburinzi bukomeye Imana ishyira ku bantu bayo. Ntabwo dupfa kugenda gutyo gusa, kuko hatabayeho gupfunyikwa cyangwa se uburinzi, abadayimoni batugira uko bishakiye. Ariko impamvu batadushoboye, impamvu batakoze biriya na biriya bigapfa, ni ukubera uburinzi Imana yashyize ku buzima bwacu. Imana nishimye. Naratangaye, umuzungu akora ikintu ubu nk'iyi migiseri n'iyi senti, ubu ayikora yashyizeho n'umuzingo w'igitabo, kataloge. Mumenye ko rero nimba umuzungu abasha gukora agashyiramo na kataloge, kandi buriya Abanyafurika ntabwo twita kuri kataloge, ariko umuzungu yaguze ikintu yita kuri kataloge cyane. Niho arebera buri kimwe cyose, kandi iriya kataloge birimo ubuzima bwa kiriya kintu. Niko natwe ntitwapfuye kuza gusa, hari ijambo Imana yavuganye natwe. Sifa kwa Mungu. Uko uzaba kwarateguye, intambara uzarwana zirahari, n'uburyo Imana izazikurindiramo birahari. Nimba uzaba ukomeye bimeyandikwa, ntibizakurwaho n'urusaku, ntibizakurwaho n'amagambo y'abantu. Nubwo waca mu bikomeye, hari icyo Imana yavuze. Abavuga bajye bavuga gake, hari Imana yakuvuzeho kera batari bavuga. Imana nishimye. Hariyo abantu biha kureba umuntu bakamujonjora. Imana yakubonye kera. Yabwiye Yeremiya iravuga ngo nakumenye kera, ntarakurema nakwejeje utaravuga. Umva Bibiliya ukuntu ivuga, ngabo yamenye ngo yabamenye kera. Si ukubamenya irangije iranabatoranya. Imara kubatoranya iranabeza, imara kubeza irabatsindisha. Mu yandi magambo, tubayeho mu buryo bw'ubutsinzi, kuko intambara zose ducamo Yesu azirimo, niyo mpamvu zitaduhitana. Sifa kwa Mungu. Imana nihabwe icyubahiro. Ezekiyeli
ni umugabo w'umuhanuzi mu bahanuzi bakuru, yahanuye byinshi binambuka n'imipaka. Ezekiyeli bishatse kuvuga ngo Imana ikomeza. Uyu nguyu rero Imana yamuhamagaye ngo ahanurire Abisiraheli, ariko mu gihe kigoye, kuko hari ikintu cya divorce, baratakaje ubwere bw'Imana muri bo. Abangaba Imana yari yarabahaye igihugu, ikirukanamwo Abamoni, Abaheti, Abagirugashi, ikirukanamwo Abafilisitiya n'abandi, namo kagera muri arindwi. Ndababwira ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Yibaha igihugu ariko cyari gituyemwo abana. Reka mbabwire ibintu Imana ibabwira ntabwo biri mu ijuru, biri ku isi. Reba igitangaje, ibyo ivuga, amasambu ikubwira, amazi ikubwira, ibintu ikubwira uzatunga, utekereza ko abandi batabirimo. Bandi babirimo, ariko dushimiye nubwo babibamo, barakuragiriye. Umunsi uzuzuza ibiro ku Mana, ifite ukuntu izegezayo ikagushyiramo. Haleluya. Niko bimeze, yica bamwe igakiza abandi, ikamanura bamwe abandi ikabazamura. Nuko bimeze, nta bintu bikiri mu ijuru. Imana yararangije, yararemye, byararangiye. Imana ntihabwa icyubahiro. Amen. Noneho rero Ezekiyeli Imana imutegeka guhanura mu gihe cyo kugwa gukabije. Aba bantu bari barasubiye inyuma, bigira mu bigirwamana, batangira gusambana, batangira gukora ibyangwa n'Uwiteka, bakanyuza abana mu miriro. Yari yarababwiye ngo ntimuzigane imana z'Abanyegiputa mwabayemo, yewe n'iz'Abamori mwaciyemo n'ahandi, Abamowabu ntimuzigere mwigana imana zabo. Ati yewe n'Abanyakanani nabo basenga ibigirwamana, ntimuzigane imana zaho. Ariko igihe kiragera baribagirwa pe, bibagirwa Imana, batangira gutambira ibigirwamana. Bayali na Shera barazana, Imana irababara, igeze ubwo ihagurutsa abahanuzi. Yesaya iramuhagurutsa, iramubwira ngo genda ugiye kubwira Abisiraheli iri jambo ngo nonyeje abana ndabarera, ariko ntibanyitayeho. Dore ingamiya imenya nyirayo, indogo bikamenya shebuja, ariko dore njyewe ntago banyitayeho. Imana igera kuri Ezekiyeli iramubwira ati yewe Ezekiyeli we, ati dore nkutumye ku Bisiraheli, ariko mbere na mbere hari ikigiye kukubaho, ariko ntukarire, ntuzagaragare nk'umuntu wapfushije. Imwica umugore arapfa. Ntiyari yemerewe kurira, ntiyari yemerewe uburakari, kwirabura mu maso oya, yagombaga kugaragaza ibyishimo. Ariko hari icyo byavugaga kuri Isiraheli, yuko bazahura n'ibyago bikomeye, n'impfu zizaza. Igera ibwo imubwira, iramubwira ngo dore genda ujye gushaka ibyo kurya ushyire mu nkono. Iramubwira ngo ugende ufate imyanda yo muri tuwarete baritekesha. Arareka arama ngo hoya, ariko byarashushanyaga ngo Abisiraheli bazarya ibyo kurya bihumanye. Ikindi yamuvanye ku gucanisha amazirantoki, ariko iramubwira ngo fata ibisheshe by'amase. Ariko ibyo byo kurya nubwo yabitetse, ntabwo yagombaga kurya ngo ahage. Yari afite ukuntu aryama kuri kondisiyo ikaze. Byashushanyaga uburyo Isiraheli igihe kizagera, nubwo barya bagahaga, ariko bazagererwa, kubera ko basuzuguye Imana. Bantu b'Imana, ntitukibagirwe Imana, kuko nta kigero wageramo ngo ubeho mu buzima bwo kudakenera Imana. Uko wakigira kose, amaherezo hari ikorosi rizatuma wongera kuyikenera. Ntimukivumbure ku Mana. Nubona iguhaye imodoka ebyiri, komeza uyishake, izaguha n'iya gatatu. Nubona iguhaye etaje, komeza uyishake, yaguha n'iya kabiri. Mbega ibintu byose Imana igukore, jya ukomeza uyegere. Imana ntihabwa icyubahiro. Hari igihe abantu babona akantu gato ugasanga avuye ku Mana. Si byo. Kwibagirwa Imana ntabwo ari byo. Iguhaye ibi ngibi ifite n'indi gahunda utazi. Uretse n'ibyo, uretse no kutugira neza turi mu isi, tugomba gukurikirana iyi Imana, kuko izaduha n'ubugingo. Bibiliya iravuga ngo nimba mwarasogongeye mukamenya ko mwamagira neza,
nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana mwarasogongeye. Iyo umuntu yasogongera agashyiramo umukenke akumva biryoshye aragura. Nawe rero komeza ugure, shinga umukenke aho muri Yesu. Icyo wumvishemo harimo n'ibindi, komeza ukurure. Uretse n'ibyo wabonye, n'ubugingo buhoraho burahari. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ezekiyeli rero Imana yongera kumukoresha ikindi kintu, iramubwira, kuko niryo jambo twagezeho iminota yagiye, ndagira ngo dusenge Imana. Iramubwira ngo fata inkota yawe y'amugi abiri, nurangiza ukate umusatsi wawe, nurangiza ukate n'ubwanwa biteranye, 1/3 cy'umusatsi, nurangiza ugifata ugitwikire mu muriro hagati mu murwa bakureba. Niba kubaza ubabwire ngo Abisiraheli uko mwanze kumvira Imana niko ibyago n'amakuba bigiye kubokama. Reba umusatsi n'umuriro, harokoka iki? Byari ibyago bizarokoka ngerere, kandi bizabakubita kubera gusuzugura Imana. Icya kabiri, Imana iramubwira ngo fata ikindi 1/3 cy'umusatsi ugitemaguze inkota hagati mu murwa. Niba kubaza ubabwire ngo mwanze kumvira Imana, dore n'inkota izaza. Ndamubwira ngo mfatire ikindi 1/3, nurangiza urebe ahantu hari umuyaga ujugunyemo. Reba umusatsi n'umuyaga. Umuyaga uri guhuha, wabona umusatsi? Wagenda ukageraho utazi ukazimira. Byashushanyaga Isirayeli uburyo bazatatanira mu yandi mahanga, bigasoza ndetse hari n'imiryango izimye. Mbibutse ko ibyo byarasohoye. Hari imiryango yo mu Bisirayeli yazimye na bugingo n'ubu, bazize kutumvira Imana. Ariko ngeze aharyoshye nanjye hajya hamfasha. Iramubwira ati rero wambaye ikanzu, kandi iyo kanzu iriho ibinyita. Ibinyita ni bya bindi binanaba gutya, njya mbona ku badame gutya. Iramubwira ati ufate ikindi 1/3 cy'umusatsi ukimanurire mu binyita by'umwambaro wawe, iburyo ibumoso, agoshe droite, kuriya kushoto, shiriramo manuriramo, kandi ubikore imbaga nyamwinshi ya Isirayeli ireba. Ntibazabura kukubaza, uzababwira ati uyu musatsi uko nkumanuriramo gutya nkamanura gutya, niko Imana y'amahoro ivuganye nanjye ngo muri Yerusalemu hagati harimo abakiranutsi b'Abisirayeli Imana yemera. Batuye aho ibyaha biba ntago babikora, batuye aho baterekera ntibaterekera, batuye aho baroga ntibaroga, batuye aho basambana ntibasambana, batuye aho bangana ntibangana, batuye mu banyamoko ntibagira amoko, batuye mu batumvira umwuka ariko bo bumvira umwuka w'Imana. Uko nguko uri kumanura umusatsi ubwira Abisiraheli ngo bake bo muri bo Imana ibafite ku mutima, irabarinze, yongeye kubapfunyika, yongeye kubarinda. Nubwo inkota izabaho ariko irabapfunyitse, nubwo umuriro uzakana bamwe irabapfunyitse. Haleluya. Nubwo ibyago n'amakuba byaza irabapfunyitse. Dushimiye Imana y'amahoro, irimo irapfunyika abagabo n'abagore bayubaha, abasore n'abakobwa bayubaha. Kandi ndagira ngo mbibutse iri jambo, imyaka tumaze yaradupfunyitse. Uba warasaze, uba warapfuye nabi, uba warakoze ya mpanuka, uba warabaye uko abanzi batekereza, yarahabaye. Uba warashenye, yaragupfunyitse, yarirongera irapfunyika. Ibonye uyu mwaka rero nawe utoroshye, nubwo hari ibyaguhiza ikagupfunyika, ariko yongeye kureba muri uriya mwaka irabona bitoroshye. Abadayimoni na shitani bacuze izindi ngamba, irirahiye muri iri teraniro abagendana nayo
yongeye kubapfunyika. ukwa mbere urapfunyitse, ukwa kabiri urapfunyitse, ukwa gatatu iragupfunyitse, ukwa kane yongeye kugupfunyika, mu kwa gatanu urabupfunyitse, mu kwa karindwi urabupfunyitse, mu kwa munani urabupfunyitse, mu kwa cyenda, mu kwa cumi na kumwe, mu kwa cumi n'abiri. Akira gupfunyikwa n'Imana imbere y'abagome, imbere y'abarozi, imbere y'abapfumu, imbere y'abakurwanya, abatakwifuriza amahoro. Imana iragupfunyitse. Igupfunyitse izanakugaburira. Igupfunyitse ikurinze indwara. Igupfunyitse ikurinze amahembe. Igupfunyitse ikurinze gusumirwa n'amaboko y'abagome. Ntacyo uzaba, ntabwo uzamwara. Bibiliya iravuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakaba urutare. Akira gupfunyikwa n'Imana. Akira gupfunyikwa n'Imana. Nubwo wajya mu isoko hari uburinzi, nubwo wajya gukora kure hari uburinzi, nubwo abanzi babirya inana ariko hari uburinzi. Imana yongeye kukwikomezaho. Muririmbyi w'120 aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira, ni umukuru w'abatanu kandi yitwa Rukundo. Aravuga ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo amvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Abapfunyitswe n'Imana mufite umuvugizi. Statisitike y'isi barabarura, ntago bamenya aho utuye, n'ibibazo byawe ntibabimenya. Ariko mbabwire, uru rufatiro ni Kristo Yesu. Yesu niwe tubarwamo, kandi wanditse amazina yacu ku mutima we azi n'ingorane zacu. Ntabwo arebera, arwana n'urugamba. Umva, nubwo batagusura, Yesu aza aho urara, aza abagome, aza abatakwifuriza amahoro. Imana ntihabwa icyubahiro. Pawulo yaravuze ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana yacu ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Uru rufatiro ni Kristo Yesu. Nimo turi, nimo dutuye, nimo tugendera. Nimba Yesu adapfa, ntabwo tuzapfa gupfa. Nimba Yesu adasara, ntibazagusaza ngo bikunde. Nimba Yesu adakoreshwa impanuka bazazigerageza byange. Imana ntihabwa icyubahiro. Abari muri Yesu barashinganye. Haleluya. Zaburi 125 iravuga ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo ruhamya iteka. Kuko imisozi igose i Yerusalemu, ndi ku Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Umusozi aho ukagera ni uwa leta, ntawawurandura atavuganye na leta. Nawe uri uw'Imana. Hari icyo yavuze, ubwo ubikurwanya bitabasha kujya kuvugana n'Imana, ntacyo uzaba. Ugiye kubera umusozi abarozi, si rimwe si kabiri, ubabera umusozi. Barakubuze, bashakishije inzira byaranze. Uri umusozi udapfa kunyeganyezwa, uri umusozi udapfa kunyeganyezwa. Byarabacanze ariko wababereye umusozi. Ariko hari ufashijwe ngo azamure. Haleluya. Hari ufashijwe ngo azamure. Haleluya. Imana ishimwe. Fata mu kiganza cyawe mugenzi wawe mubwire ngo akira uburinzi Imana iguhaye. Akira uburinzi Imana iguhaye. Ariko mwokagira Imana. Niko muribuka Zaburi ya 91 iravuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, igihome kinkingira amanywa na nijoro. Dushimiye amahoro yadushyize mu bwisho. Ubundi bwisho babujyamo bihishe, ariko twebwe ku manywa tubwinjiramo bareba, tububyariramo, tubutuyemo, tuburiramo, ariko Mana wakomeye Imana amashyi. N'ubwihisho bw'isumba byose. Ariko Mana
nibutse indi zaburi. Reka mpanure ndangize we. Nibutse indi zaburi. Haleluya. Zaburi 124. Ngiyo abo Uwiteka atari mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukiraga baba baratumize bunguri bakatumira tukiri bazima. Ngisura iba yararenze ku bugingo bwacu, sinshaka kuyitindamo, ariko ndavuga ijambo ryo hepfo. Yaravuze ngo ntihashimwe Uwiteka utaradutanze kuba umuhigo w'abanzi. Ntihashimwe Uwiteka utaremeye kusara. Ntihashimwe Uwiteka utaremeye ko amaguru acika. Ntihashimwe Uwiteka utaremeye ko urugo rusenyuka. Ntihashimwe Uwiteka wakugaburiye amanywa na nijoro. Ntihashimwe Uwiteka wahagaze ku bana. Ntihashimwe Uwiteka warinze amaso yawe. Ntihashimwe Uwiteka warinze umugongo. Ntihashimwe Uwiteka warinze umutwe. Ntihashimwe Uwiteka ukiguhagazeho abanzi bareba. Ntabwo yegeza gutanga utaragutanze muri uriya mwaka, ntabwo yagutanga muri uriya mwaka. Yiyemeje kukurinda abanzi, agiye kukugaburira bakanuye, akwambike bakanuye, akugirire neza bagihari, kubera yuko uri mu rwisho rw'isumba byose. Ari mu ruhande rwawe uko yahabaye kera. Yiyemeje kugutera indi nkunga yo kubana nawe. Nutamuta ntabwo azaguta, nutamurekura ntabwo azakurekura. Yegeza abwira Abisiraheli mu gitabo cya Yesaya ngo yemwe abo nataruye narangiza nkabaheka, ati dore ndiwe niyemeje kubaheka. Imvi zizarinda ziba uruyenzi kibahetse. Dushimiye amahoro. Yiyemeje guheka abantu bayo, abagendana nayo, abatishushanya, abatiyoberanya. Imvi zizarinda ziba uruyenzi ikibahetse. Ntawe uzahagukubitira ku mugongo w'Imana, ntawe uzahakwangiriza ku mugongo w'Imana. Uri ku mugongo w'Imana. Umva ku mugongo, haleluya, hacometseho amabere umwana agomba kunka. Ndagushimiye Data yuko hari ibyo wateguye aba wahetse, ko tutazicwa n'inzara, ntabwo tuzaseba n'ibyo kudutunga. Imana yarabiteguye, ibizaza byose ntacyo bizagutwara. Uri ku mugongo w'Imana, ku mugongo w'Imana. Abana bawe barahari, ubuzima bwawe bwose bugomba kugenda neza kubera kuri ku mugongo w'Imana. Gumana na Yesu, tindana n'Imana, ntacyo uzaba. Uri igipfunyika cyayo. Nuko mpanura njye nahanuye. Hari ubundi buhanuzi bundi mukeneye? Nimumbwire ubuhanuzi mukeneye burenze ubu n'ubuhe? Ndashoje. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Akira gupfunyikwa n'Imana. Akira gupfunyikwa n'Imana. Igupfunyitse no kukugaburira ikomeje kukugaburira, no kukwagura ikomeje kukwagura. Umenye kuko yapfunyitse Daniyeli ntagire icyaba, nawe niko ikomeje kwitambika. Uko yapfunyitse Saduraka na Meshake na Abedenego umuriro ukaka, ariko itanura rigatahira zero, nawe niko ibiguhiga nta kintu bizagutwara. Komeza ubane neza n'Imana. Abavuga bavuga ubane neza n'Imana. Abakwanga bakwange mubane neza. Abakurwanya nibarwana ariko ubane neza n'Imana. Yiyemeje gukomeza kugupfunyika. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Humura ntacyo uzaba. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Yemwe ab'imitima ibiri, yemwe abagenda ukundi, nimugabanye. Shaka Imana, ibindi byose bireke. Shaka Imana. Abantu mushaka gukinira mu bintu by'Imana, oya, garukiraho. Shaka Imana ikomeze kugupfunyika, ikomeze kukurwanirira. Ndagira ngo nkutangarize, ntiyagupfunyika uri umunyabyaha, ntiyagupfunyika ugikora twatundi. Oya, iminsi turi kwinjiramo irakaze. Niyo abantu baziranye n'Imana, ntabwo ari yabaze kuvuga igifaransa n'icyongereza, ntabwo ari yo bafite amakonte ariho amafaranga menshi,
ni iy'abantu bubashye Imana, Imana ikabashyiraho ikimenyetso, ikabashyiraho uburinzi. Abo ntacyo bazatwarwa n'ibihe turi kugenda twinjiramo. Shaka Imana, injira mu buntu bwayo, Imana igutwikire, Imana igupfunyike. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ndashoje. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Abumva banezezwa n'ijambo nimuzamure haleluya. Imana ishimwe.